ijambo ry'umunsi. Ibintu wakora mu kugaragariza uwo mwashakanye yuko umukunda nyabyo, agace ka kabiri igice cya gatatu. Gutanga umwanya wihariye ko mwashakanye ntabwo bivuga kuba muri hamwe mukorera igihe cyanyu murebana mu maso gusa, ahubwo no gukora ikintu hamwe kandi ku buryo buri wese ibitekerezo by'ibiri ku wundi nta kindi kiri kumurangaza. Mu gihe umugabo n'umugore barimo gukina urugero nka tennis bari hamwe, ibi ngibi byerekana guhana igihe kuri buri wese, ntabwo ari ugushyira ibitekerezo kuri uwo mukino, ahubwo biba biri ku gikorwa cyo gusangira igihe cyawe na mugenzi wawe. Ibyo kandi bikaba binakurikirwa n'ibikorwa byerekana ko buri wese ari kwita kuri mugenzi we, kuko bose barimo kunezerwa nuko buri wese ari kumwe n'undi, kandi bose bakaba basa nkaho barimo gukora ibintu bimwe. Iyo mwashakanye anezezwa no kuma umwanya wihariye, bizagusaba nabwo kumenya uburyo muganira, kubera ko akenshi bisaba kumutega amatwi kandi ukamwereka yuko uri kumva amarangamutima ye. Ndagira ngo nguhe ibintu bizagufasha muri icyo gihe. Kwereka uwo mwashakanye yuko umwitayeho bizagusaba kumureba igihe cyose ari kukuvugisha, ibitekerezo byawe ukabiganisha kuri we. Icya kabiri, ntugashake kumva ibyo mwashakanye ari kukubwira uri kwikorera ibindi. Irimo gukora ibindi bintu, ntabwo ushobora kuvana ibitekerezo byawe kuri ibyo muri ako kanya. Bizagusaba rero kumubwiza ukuri, ukamubwira uti nibyo ndabona yuko ushaka kuvugana nanjye, ndabyishimiye kandi rwose ndashaka kukumva neza. Kubera ibyo ntabwo nabikora kano kanya, ubaye ushobora kuba iminota nka 15 nkabirangiza, ndaza kwicara hasi nkumve. Icya gatatu, genzura uko yitwara arimo kukubwira. Hari igihe arimo gukubita mu biganza bye, hari igihe barimo kurira, ugomba rero gukurikirana ibimenyetso arimo kuguha, kubera ko ibingibi nabyo bizagufasha kumenya uko amerewe. Izindi nama nakugira, igihe uzaba umaze kumenya ko mwashakanye akunda guhabwa umwanya wihariye, bizagusaba nabwo ibingibi bikurikira: kugendana nawe mugenda n'amaguru hafi y'aho mutuye, ndetse n'amutuye mu mujyi mushobora kujya gutembera muri City Park, mushobora kujya ahantu hari Rose Garden, mukajya muvugana mu mabara yayo, ayakunda ndetse n'impamvu yabyo. Ushobora kandi kubwira uwo mwashakanye kukwandikira ibintu runaka bikunda kumunezeza, maze numara kubimenya uhinego yo kujya byibura ukora kimwe mu kwezi mu mezi 5 akurikirana. Ugomba gutekereza ibintu mugenzi wawe bimunezeza kurushaho, ariko kuri wowe bitakunezeza cyane. Mubwire ko ushaka ko buri rimwe mu kwezi ushaka kuzajya ujyana nawe. Imana iha urugo rwanyu umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero: 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.